hamwe na the new species dufite smartphones, telefone nziza zigezweho z'ubwoko bwose. Hari iPhone, Samsung n'izindi. Telefone itizimya, idashobora gukwama kandi itindana umuriro, ucaginga rimwe ku munsi. Tandukana n'ibintu byo guhora ugenda na charger. Dufite computer, machine za MacBook ndetse n'izindi. Speakers zifite sound imeze neza, headsets, pochette za telefone nziza, amasaha meza asobanutse kandi byose ku giciro cyiza. Amafaranga iyo ariyo yose waba ufite urahaha. Dukorera kwa Makuza iruhande rwaho binjirira muri parking. Ni karibu. Inama y'umunsi. Have you ever asked someone out and they turned you down, but now they just want to leave you alone? Aha ndavuga wa muntu usabye ko musohokana akakwangira, wa wundi ubwiye cyangwa se usabye ko yakubera umukunzi, girlfriend or boyfriend, ariko akagukatira, ariko n'ubundi akaba ataguha amahoro, akikwandikira, akiguhamagara, hahandi nawe ugeraho ukibaza icyo agamije bikagucanga. In this case you might be dealing with someone who is just playing stubborn. Niba ariko navuga uramukunda na warabizi, waranabimubwiye, ntiyaguhaye urukundo washakaga, ariko nanone ntashaka kukureka. Byibuze ngo moving on, ugerageze n'ahandi. Tese Claudette, umuntu yakora iki? Humura, I got you. Ngiye kuguha tips wakoresha za gufasha gukontrola situation neza. Well, ntuhomba urukundo niba koko ruzageraho rukaza, azageraho akabyemera, ariko nanone bitabaye ibyo ntukomeze guta igihe. 50% ku isi yose y'abashakanye birangira batandukanye. Ingwe nye mu 10 zisenyuka mbere y'imyaka 10 muri Afrika. 60% y'abashakanye bwa kabiri kandi nabo birangira batandukanye. Mu Rwanda imibare y'ibirego by'agatanya izamuka buri munsi. Imwe mu mpamvu zikomeye za divorce ni ibikomere bitakize aba bombi baza bafite, ari nabyo byangiza byinshi nyuma yo kubana, ndetse n'ubumenyi buke ku mibanire y'abashakanye. Abantu 800 bapfa biyahuye buri mwaka bitewe n'ingaruka za depression cyangwa se agahinda kakabije gaturuka mu bikomere by'urukundo cyangwa iby'imiryango. Buri masegonda 40 ku isi haba hapfuye umuntu. Ushobora kubukutsa umutima, ariko humura, 1/2 cy'abarwayi ba depression barakira, ndetse n'ingo zabo ibibazo birimo bigakemuka nyuma yo gukora therapy. Ufitanye ikibazo n'uwo mwashakanye, mu rugo rwanyu ntabwo bimeze neza, wabaswe n'inzoga cyangwa se kwikinisha, depression irenda kukwica, gana Claudette Nsengimana inama y'umunsi agufashe. Saba rendez-vous nonaha unyuze kuri www.claudetteNsengimana.com cyangwa se umwandikire kuri mail kuri info@claudetteNsengimana.com. Ushobora no kumuhamagara kuri 0786 73 06 65 cyangwa se ukamwandikira kuri WhatsApp kuri 0786 70 45 21. Hamwe na Claudette Nsengimana inama y'umunsi, your life matters. Number 1. Find out the reason why she keeps testing you. Icyambere ugomba gukora ni ukumenya impamvu akomeza kukuvugisha, akomeza kuguhamagara, akomeza kukwandikira. Hari impamvu nyinshi umukobwa ashobora gukomeza kukugumaho kandi nyamara wamusaba ko mukunda na biro official ntabyemere. Maybe ashobora kuba ashaka ubushuti busanzwe cyangwa se hari ikindi kintu agushakaho. Umugabo umubaze weruye icyo ashaka, like why she keeps reaching out, kuki ataguha amahoro mu by'ukuri. Well, reka nkubwire zimwe muri izo mpamvu zituma atakuvaho. 1. Ashobora kuba hari ikindi kintu agukuraho mu buryo bufatika. Umwitaho, umuzanira lunch, sometimes umuguriza amafaranga, arwaye ni wowe uri guca ibiti n'amabuye wirukanka mu ijoro kuri farumasi. Maybe ntashaka gutakaza affection, cyangwa se wenda afite trust issues, yarakomeretse none ubu ngubu ikintu adashaka kongera kumva mu matwi ye n'umuntu uzumubwira iby'urukundo. Mubaze, muganire, umenye ikijya mbere. If you don't ask you will never know, niko bavuga. Nutabaza ntuzanabimenya. Number 2. Be completely transparent about your intentions. Mwerurire, umubwize ukuri, ndavuga umubwire icyo umushakaho. Wowe mu by'ukuri urashaka iki? Urukundo rufite intego, ndavuga relationship iri serious. Numusaba ko mukundana akaguhakanira, then it's obvious you should let her go. Ibyiza nuko wamureka akagenda, ariko nakubwira ko nawe ari confused,
ntahakana ntanemera, maybe nuko nawe atazi neza icyo ashaka. Ahangaha ushobora kuba ufite amahirwe ariko atari menshi cyane. Bibaye bimeze bitya, ahangaha amahitamo ufite nabiri. Number 1, lay your cards on the table. Mwereke icyo ushaka ko ari relationship, ari urukundo, nta by'ubushuti busanzwe, nta byo kugufata nka musaza we, no, cyane ko utanari we n'ubusanzwe abi. Kandi umuhe igihe kitari kinini cyo kukubwira uko abyumva n'icyo nawe ashaka. Afata umwanzuro, apana kukumanika ahantu gusa ngo utegereze igihe azagukundira. Number 2, cut her off and move on completely. Mureke wikomereza ubuzima men. Aya nayo nandi mahitamo ya kabiri ufite. Number 3, determine if she is interested in a relationship with someone else. Banza umenye neza niba nta wundi muntu uri mu buzima bwe. Ndavuga undi muntu ashobora kuba akunda. There might be someone else in the picture, you never know. Byashoboka ko yaguha amahirwe wenda, ariko nanone hari undi muntu akunda. Hari undi mukobwa adakuraho ijisho, cyangwa se hari undi musore ufite attention ye. My brother, uyu mukobwa ashobora kuba agukunda, yes, ariko maybe hari undi musore akunda kukurusha, nawe ategereje ko yamuha amahirwe nk'uko nawe umutegereje. Ubashije kumenya ko hari undi muntu byagufasha kumureka no kumwibagirwa byihuse. Number 4, be respectful of her choice. Iki ni cya kane, ubaha icyemezo cye. Yahisemo kukugira nk'inshuti nubwo yanze ko mukundana, right? Look, hanze ahangaha hari abagore n'abakobwa benshi bicwa n'abatipe babaziza ko babakatiye, babimye urukundo. Maybe wowe nturageraho, ariko nanone wimuhunga, wimwirinda nk'umwanzi wawe ngo nuko gusa utabashije kumubonaho icyo wamushakagaho. None se mbwira, wari guhitamo ko yakwemerera urukundo akubeshya kuko gusa gufitiye impuhwe, adashaka kubabaza amarangamutima yawe? Put some respect on your name and accept whatever her choice might be, right? Umugabo wubaha icyifuzo cye, kandi nawe wiyubahe, umwereke ko kuba utabashije kubona urukundo rwo atari ryo herezo ry'inzira. Number 5, know your worth. Menya agaciro kawe. Iki nacyo ni cya gatanu. Hari igihe umuntu aba just nice kuri wowe, akakubwira ikintu atamininga, akakivuga adakomeje, nyamara ko ari kwirinda gusa kukubabaza, right? Nusobanukirwa ibi bizagufasha kumenya uko dealinga n'abantu bameze gutya. Ndavuga babandi batari straight forward, ngo akubwire ko atakwiyumvamo, atagukunda, ariyo mpamvu adashaka ko mukundana, nyamara ku rundi ruhande ntatinye kubwira inshuti ze ko utari type ye. Mu basore yakunda wowe utaza no ku mwanya wa nyuma. Listen my brother, I'm here to tell you that you are enough. Uri mwiza, uri smart, ukuri birahagije. Uri igisubizo cy'amasengesho y'undi muntu. Usaba Imana ubudasiba, umukunzi umeze exactly nkawe, umeze neza nkawe. Wikwitesha agaciro, wikwihambira ku muntu. Ubu buzima ni buto cyane mi amor. You can't spend the best year of your life waiting for someone to love you back. Wipfusha umwaka wose ubusa utegereje winginga umuntu ngo agukunde. Mu byo usaba byose ntupfukamire urukundo. Don't. Please don't. Number 6, understand that boundaries are important. Menya urugero rw'ibyo ugomba kwihanganira n'igihe ugomba kumara utegereje. If they can't make up their mind whether they want to be with you or not, help them make a decision, right? Niba ubwo atazi niba yaguha amahirwe, niba atazi neza koko ashaka ko mukundana cyangwa se wenda ari impuhwe gusa gufitiye, mufashe gufata icyo cyemezo. Umubwire ko niba utamufite nk'umukunzi wawe, utifuza no kumugira nk'inshuti gusa isanzwe, period. Niba koko wumva bidashoboka ko mwaba bajama gusa, that's okay honey. Ayo ni amahitamo yawe. Afite uburenganzira ku cyo ashobora kuguha, ariko nawe ufite uburenganzira ku cyo ushobora kwakira. Like I said, ntumufate nk'umwanzi, yes, ariko nanone si itegeko gukomeza kuba inshuti ye. Darling, nutiga gucreate boundaries mu buzima bwawe, buri wese azajya gufata uko yishakiye. Number last, know when to walk away.
menya igihe cyo kuva ku bintu. Urabona hari igihe wandikira umuntu ntagusubize cyangwa se akagusubiza nka nyuma y'amasaha 3, nyamara wowe upfa kuba gusa ubonye message y'ipopinze up muri telefone yawe, nubwo waba uri kuri telefone n'undi muntu ukupa vuba ngo usubize message ye. Ugahamagara buri munsi atanitaba, ntanakwandikire byibuze ngo akubwire ko yamisinze call yawe. Urabona hari cya gihe umuntu muhamagara ukamubura, wenda yari busy, yes, ariko nanone aho abonekeye ntagire icyo akora habe na kahaye ibyibuze, hahandi nawe ubwawe usigara wiyumva nk'injiji, nk'umusazi. Yes, ndabizi neza ko relationship zose atari ko zitangirira mu buryohe, hari izigorana ladies and gentlemen, cyane iyo umwe muri mwe abirimo cyane kurusha undi. Ariko icyo mvuga aha, ukwiriye kumenya igihe ugomba kumara muri situation imeze gutya. Ushobora guhitamo gusiba nimero ye cyangwa se ukamublock utarakomereka birenzaho. Yes, bizakubabaza mu minsi mike, ariko finally we be fine. Ibi bikira vuba kuruta umutima ukomeretse. Niba umuntu atagukunda nk'uko umukunda cyangwa se atakubona nk'uko wowe umubona, then be the bigger person and leave them alone. Muha amahoro wigendere. Humura, urukundo rwawe ruri mu nzira. Hari umuntu uzaza mu buzima bwawe akagufasha gusobanukirwa impamvu izindi relationship zose n'abandi wagerageje zitashobotse. Kora subscribe niba ukunze iyi video. Uyu munsi abantu bagera kuri miliyari 6.9 ku isi niho batuze smartphones, nawe urimo. Nyamara uhora n'inzozi zo gutunga ibikoresho bya electronique byiza, biramba, bihendutse kandi bigezweho. Nugasiragira ukundi kuko wahuye n'ubigufashamo. Twitwa The New Species. Tugufitiye telefone nziza zirangajwe imbere na iPhone, Samsung. Dufite amasaha meza ari close, computers nziza zitazagutengwa mu mirimo yawe, hamwe na speakers nziza kuvuga neza bikaba karusho. Tugana aho dukorera ni kwa Makuza, iruhande rwa parking. Nimba kandi unaniwe, dutumeho tubikuzanira aho uherereye hose. Ibyiza nk'ibi na handi wabisanga. Gerageza aya mahirwe, uzanshimira nyuma. The New Species, beyond expectations.